mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gihenomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Bari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka twongere tugushime Mana nziza, tugushimire ko udukunda kandi ko ineza yawe ihoraho ibihe byose, ndetse ko utajya uhwema kutugirira neza. Iyo bikomeye, iyo byoroshye, iyo turi mu munezero cyangwa turi mu makuba, Mwami igihe cyose ubana natwe kandi uratwigisha ndetse ukaduhana, udukorera byinshi bitandukanye. Ushimwe rero kuko byose biba mu rukundo rwawe. Mana, n'uyu mwanya mwiza turagushimiye kuduhaye kandi tukaba tugiye kuwiga mu ijambo ryawe. Ndasenze ninginga ngo ucishirize bugufi imitima yacu kumva no kumvira iki jambo ryawe ritubwira, maze Mana uduhe guhinduka dukora iki jambo ryawe ritubwira, twe guhinduka dusa nk'uko isi isa, nk'uko itekereza, nk'imigendere yayo, ahubwo duhinduke koko abakora iby'ijambo ryawe rivuga. Ngaho rero bana natwe, ari jyewe unkoreshe kandi unyuzuza amagambo yawe, ari n'abateze amatwi nabo bane nabo ubuzuza umwuka wawe, twebwe twese twunguke binyuze mu ijambo ryawe tugiye kumva. Urakoze kuri mwiza kandi ko witeguye kubana natwe, ndetse ugakora ibirenze ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze, mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kumva, hamwe n'isengesho mu mitima rivanze n'inyota yo gushaka kumvira iki jambo ry'Imana ritubwira. Reka rero mbinginge tubumbure Bibiliya zacu kuba bishoboye, wenda utabishoboye ari mu kazi cyangwa se ari mu bindi bitamwemerera kuba yafungura Bibiliya, nawe aratega amatwi kuko turasoma nta kibazo. Reka rero turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2, turasoma amagambo yaho ari ku murongo wa mbere, turi busome twihuta tugere ku murongo wa 12. Aya ni amagambo amenyerewe cyane, amaze gusomwa na benshi, ndetse ahari benshi banayigishijeho cyangwa se bayigishijwe inshuro nyinshi. Ariko reka twongere tuyasome, hanyuma turebe icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo. Bibiliya iravuga ngo umunsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, nuko muriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abarameti n'abatuye i Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapodokiya n'i Ponto no mu Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no mu Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gihereranye n'i Kureni, n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakireti n'Abarabu, turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Wenda reka tube tugarukiye aha, ariko aya magambo ngira ngo murayumvise. Muri make icyo ngira ngo tuganireho ni ibijyanye no kuvuga mu ndimi kuriho muri iyi minsi mu madini menshi atandukanye.
mu by'ukuri uyu munsi wa none abantu benshi mu madini menshi atandukanye avuga ko ari ay'umwuka, abonekamo ukuvuga mu ndimi ariko mu buryo butandukanye. Hari abatitira bagakoma amashyi bakavuga mu ndimi, hari abahaguruka bakazenguruka mu rusengero bavunagura intebe cyangwa bakoma mu mashyi bagira gute bavuga mu ndimi, hari ababyina bavuga mu ndimi, hari abigaragura hasi bakazana n'urufuzi hanyuma bakavuga mu ndimi, hari abavanga indimi nyinshi zigiye zitandukanye zose bakazivugira icyarimwe mu iteraniro rimwe, urumva, n'ibindi byinshi cyane ushobora nawe kuba ubwawe warabonye ahantu runaka mu materaniro abantu bakora cyangwa se bibagaragaraho igihe bagiye kuvuga mu ndimi. Ariko hano hari ikibazo ko abantu bose bavuga ko babikura muri Bibiliya. Ndavuga abo ngabo bavuga mu ndimi cyane cyane bakavuga ko babikura muri iki gice tumaze gusoma. Ese aho ntibaba bavuga ko ari abapantekoti ariko bakaba batita ku cyo Bibiliya ivuga? Kuko niba Bibiliya iduha neza ifoto y'ibyabaye ku munsi wa Pantekote, niba koko umuntu ari umupantekote yakabaye yuzuzanya na Bibiliya, yakabaye ibyo akora nabyo bimeze nk'ibyo Bibiliya ivuga, nibwo koko yaba ari umupantekote. Niba se ikindi kibazo, niba ibyo bakora bitandukanye n'ibyo Bibiliya ivuga, ese koko izo ndimi ni iz'umwuka wera w'Imana? Cyo ni ikibazo ukwiye kwibaza, ni ikibazo nkwiriye kwibaza. Reka rero tugereranye ibyanditswe turebe icyo Bibiliya koko ivuga. Ndagira ngo duhere kuri iki cyanditswe twasomye, duhere ku murongo wacyo wa mbere n'uwa kabiri, ariko ndagira ngo twirebere cyane ku murongo wa kabiri. Hano hari ibintu jyewe nabonye iki cyanditswe kivuga byabaye ku munsi wa Pantekote. Tukibivuga, tukibireba, tukibyitegereza, use nk'uhagarara mu ntekerezo zawe urebe neza koko ugenzure ibibera mu itorero, rya biryo usengeramo, rya biryo wasuye, rya biryo ujya wumva, wowe urebe koko ibyo bintu bihura n'ibyo Bibiliya ivuga. Nusanga bidahura, ntabwo ibyo bintu Bibiliya itavuga byakwitirirwa Imana yo mu ijuru. Reka tusome neza twitonze. Bibiliya yatubwiye ngo umunsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ubu ni uburyo bari bameze, bari hamwe mu mwanya umwe bahuje n'umutima. Hanyuma umurongo wa kabiri uravuga ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Iki ni ikintu cyabaye, kandi nticyabaye mu rwihisho, ahubwo cyabaye ku buryo cyagaragariye abari bari muri iyo nzu bose. Umuriri warabatunguye, kandi uwo muriri wari umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu yose bari bicayemo. Cyo ni kimwe. Urumva, iki ni icyabaye kuri uwo munsi, muri uwo mwanya, igihe umwuka wera yari agiye kubamanukira. Umuriri wabatunguye umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu yose. Nta muntu wari muri iyo nzu utarawubonye, nta muntu wari muri iyo nzu utarawumvise, nawe bose barawumvise. Hanyuma icya kabiri ari nacyo dusanga ku murongo wa gatatu, Bibiliya iratubwira ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Haboneka, ntabwo hahishwe, ahubwo habonetse indimi zigabanije zisa n'umuriro. Urumva? Hanyuma izi ndimi zimaze kuboneka, ngo ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bivuze ngo abari bahari, nk'uko Bibiliya ibitubwira, ugarutse hejuru mu gice cya mbere, hari abantu bajya kugera ku 120. Rero aba bantu bose uko bari bari muri kiriya cyumba, ururimi rwagiye kuri buri muntu wese wo muri bo. Nta wasigaye ururimi rutamugiyeho, nta n'umwe. Hanyuma icya gatatu ari nacyo turi bubone hano ku murongo wa 4, Bibiliya iratubwira ngo bose buzuzwa umwuka wera. Bose bagira gute? Bose buzuzwa umwuka wera. Iteraniro ryose
ry'abantu 120 bose buzuzwa umwuka wera. Bose buzuzwa umwuka wera. Iki rero nacyo ni ikintu gikomeye cyane kandi gikwiriye kwitabwaho, kuko iki kintu ni ingenzi. Iryo teraniro ry'abizera ryose ryuzuzwa umwuka wera. Hanyuma hano hari icya kane, ariko mu kanya ndagira ngo nze kukubaza ikibazo cyangwa se ibibazo, ariko bishingiye kuri ibi Bibiliya iri kutubwira muri iyi mirongo. Hanyuma icya kane tubona umanutse hepfo ku ngaruka nyine cyangwa ku byabaye bitewe nuko kuzura umwuka wera kw'abizera. Tubona yuko ku murongo wa 42, oya reka turebe ku murongo wa 41, haravuga ngo nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bivuze ngo abantu bumvise ijambo ry'Imana bakizera barakijijwe, hanyuma barabatizwa, ndetse umubare bawubaze basanga n'abantu ibihumbi 3. Kuko abizera buzuye umwuka wera, abantu ibihumbi 3 barakijijwe. Icyo cyarabaye ku munsi wa Pantekote. None hano hari ikibazo dukwiriye kwibaza. Ese koko ukuvuga mu ndimi kw'abantu b'Imana ku munsi wa Pantekote kwagize ngaruka ki ku bantu bari hari i Yerusalemu? Iki kibazo gisubizwa n'ibyanditswe kandi dusanga muri iki cyanditswe twasomye. Urebye hano ku murongo wa 7, Bibiliya igiye kutubwira ingaruka zabonetse ku bantu bari i Yerusalemu igihe umwuka wera yamanukiraga abizera cyangwa se abigishwa. Bibiliya iratubwira hano ku murongo wa 7 ngo barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? Mu yandi magambo, abatuye Yerusalemu n'abari baje Yerusalemu kubera uyu munsi mukuru wa Pantekote wari wabaye baratangaye, kuko cyari igitangaza. Turaje turebe icyatumye batangara. Icya mbere, bari bazi ko aba bantu ari abanyagalilaya. Icya kabiri, bari bazi yuko aba bantu batari barize indimi n'ubuvanganzo, ngo babe bazi ururimi rw'iponto, ngo babe bazi ururimi rw'ikureni, ngo babe bazi ururimi rw'ipamfiliya, babe bazi ururimi rw'iponto urwo muri Egiputa, ngo babe bazi indimi zigiye zitandukanye. Nuko aba bantu babonye Petero, babonye Andreya, babonye abigishwa bose bavuga indimi. Attention, ahanga washyira gati, kuko hari abantu bajya bavuga ngo ni indimi zo mu ijuru. Oya, bavugaga indimi zo ku isi. Nk'uko Bibiliya iduha bino bihugu byose, aba bantu bari bateraniye i Yerusalemu bakomokagamo, bazi indimi zabyo, hanyuma bumva abantu b'Imana bavuga ibitangaza by'Imana muri izo ndimi ziwabo. Urumva ni indimi zo ku isi, si byose? Ukomeje hano hasi ku murongo wa 8 n'uwa 9, bari baje bati, none se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi ziwacu za kavukire? Ni iki gitumye rwose? Ni iki gitumye tubumva bavuga indimi ziwacu za kavukire? Warangiza ukabona ibihugu bavukagamo, bakomokagamo, ariko iyo ugeze hano ku murongo wa 11 haravuga ngo turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi ziwacu. Mwandi magambo, nta kindi bavugaga, ahubwo bavugaga ibitangaza by'Imana. Hanyuma abantu bavuye mu bihugu bigera kuri 16 bose bakumva ijambo ry'Imana, bakumva ibitangaza by'Imana, ariko bakabyumva mu ndimi ziwabo. Nyamara babandi bavugaga bari abanyagalilaya batize, ariko bahawe n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana, kuvuga ibitangaza by'Imana. Abaturutse mu bihugu bitandukanye uri kubona hano muri Bibiliya byose, Furujiya, Pamfiliya, Egypti cyangwa se Egiputa, Libiya, mu Baroma, Abarabu, mbese abantu benshi cyane bari bavuye mu bihugu bitandukanye
bumvaga ijambo ry'Imana, bakumva ibitangaza by'Imana bivuye mu kanwa k'abariya bagaragu b'Imana bigishwa ba Yesu Kristo, kuko bari babihawe n'umwuka wera ngo babivuge. Urumva habaye igitangaza, kandi noneho icyo gitangaza cyabaye nk'uko nabivuze hejuru gato, ni n'igitangaza kuko abantu 3,000 barakijijwe. Aya ni amateka adashobora gusibangana, kuko Bibiliya ibyivuga ni ukuri. Kuzura umwuka wera kw'aba bantu kwatumye abantu 3,000 bakizwa. Urumva ko ibyo bintu byose byabaye kuri uyu munsi wa Pantekote. Wenda tubisubiyemo twihuta, urumva tubisubiyemo twihuta. Icya mbere, habaye umuriri ukomeye umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu yose, abantu bose barawubona, barawumva, ndetse urabakanga, ku buryo ntabwo ari abari mu nzu gusa, n'abo hanze, bari hanze bigendera, bari hanze bikorera ibyo bashaka, barawumvise. Noneho icya kabiri, indimi zisa n'umuriro zaraje, ururimi rujya ku muntu wese wo muri iryo teraniro, umuntu wese ururimi rumujyaho. Hanyuma icya gatatu, abantu bari muri iryo teraniro bose, cyangwa se reka mbishyiremo aya magambo, abizera bose buzuzwa umwuka wera. Hano ndagira ngo wibaze, ese koko ibi nibyo biba mu madini hirya no hino? Iyo hari uvuze ko yujujwe umwuka wera mu iteraniro, abandi basigara bakora iki? Ese umwuka wera aratoranya abizera, akabatoranya abakijijwe, akabatoranya, ku buryo agira ibyo agirira umwe mu iteraniro rimwe ntibigira icyo bikora ku wundi? Icyo ni ikibazo dukwiye kwibaza. Hanyuma icya kane, twabonye ko hakijijwe abantu 3,000 bakongerwa ku itorero, bakabatizwa, bakongerwa ku bari basanzwe ku itorero. Kandi kuri uyu munsi wa Pantekote twabonye ko bavuze indimi za hano ku isi, ntabwo bavuze indimi zo mu ijuru, oya, bavuze indimi za hano ku isi. None se ni iki gituma abantu uyu munsi wa none bumva kandi bakanavuga ko indimi bavuga ari izo mu ijuru? Ni iki kibibatera? Babisoma mu byanditswe se? Babikura he ko bitari muri Bibiliya? Rero ariko ndavuga, ntimugire ngo ndi kuvuga ngo ntago Imana yakwigera itanga impano y'indimi, cyangwa se ntiyigeze itanga impano y'indimi. Oya, ntimunyumve nabi, ndimo ndavuga ku kuntu abantu bavuga mu ndimi mu materaniro yabo, hanyuma bikitirirwa umwuka wera, ndetse bakashaka kubisanisha n'ibyo ku munsi wa Pantekote. Tubonye rero ibyabaye ku munsi wa Pantekote, nyamara urebye mu madini ntabwo ari byo biba, kuko aho njyewe nabashije kugera, aho nabonye abantu bavuga mu ndimi, nta muriri nigeze numva, nta muriri rwose nigeze numva, nta n'indimi zisa n'umuriro nigeze mbona. Hari igihe inshuro nyinshi nagiye nsenga nshaka kuvuga mu ndimi, nshaka rwose kuzura umwuka wera, ariko icyo gihe nari ndimo nca inzira itariyo, kuko nari ntarakizwa, ariko numvaga nshaka kuzura umwuka wera, kandi ibyo ntibishoboka. Numvaga nshaka kuvuga mu ndimi, ibyo nabyo ntabyo nabonye. Yewe n'abazivuze mu masengesho amwe jye nari ndimo, ntabwo nigeze mbona indimi zisa n'umuriro. Yewe nta nubwo abari mu materaniro bose bujujwe umwuka wera, kuko ikimenyetso nuko nanjye ntawuzuye igihe nari ntarakizwa, kandi ndi mwayo masengesho, kandi ndimwo nsaba kuzuzwa umwuka wera, kandi maramaje rwose, mfite kwizera, numva mfite n'inyota mbishaka. Ntago byabaye. Ikindi cya kane, bose ntibavuga mu ndimi. Uzasanga abantu 10 aribo bavuze mu ndimi, cyangwa 15, cyangwa 20 mu bantu 200, 300, 400. Ikindi, iyo bavuze mu ndimi nta gitangaza kiba. Kubera iki? Nta wumenya ibyo bavuga, nta wubimenya, baravuga ubundi nuko. Hanyuma ikindi, ntabwo abavuga mu ndimi uyu munsi, abenshi rwose, abenshi ntibavuga indimi za hano ku isi. Muzabigenzure, abenshi ntibavuga indimi za hano ku isi. Ntabwo nzi indimi zose, ntabwo nzizi pe, ntabwo nzizi habe na gatoya,
yewe sindi n'umuntu uzi ibintu byinshi cyane, ariko bo ubwabo nkurikije ibyo bivugira bavuga yuko indimi bavuga ari izo mu ijuru. Icyo ngicyo ntabwo gihuye n'icyo Bibiliya yatubwiye aha ngaha. Bityo rero nkavuga ko batavuga indimi za hano ku isi. Ariko kandi unagenzuye neza ukumva ibyo bavuga, yewe sinzi niba naba ntarengereye mvuze ko bimwe bimeze nk'igifefeko cyangwa se ari ibintu biri aho ngaho bidafite aho bihuriye n'indimi ziboneka hano ku isi. Ibyo ngibyo nabyo biraba. Icyitonderwa rero nshuti yanjye, ibi rero niba biba bihabanye n'ibyo Bibiliya ivuga, birahabanye cyane cyane. Nyamara hari ikindi cyanditswe kiri hano mu itangiriro rwose kivuga neza ibintu bijya gusa n'ibi ngibi bigaragara mu madini cyangwa se mu byitwa amatorero hirya no hino. Urebye hano mu itangiriro igice cyaho cya 11, itangiriro igice cyaho cya 11, ndagira ngo mwihangane tuharebe twihuse. Itangiriro igice cya 11, turasoma amagambo ahari duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 9. Itangiriro igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 9. Hari inkuru zimenyerewe cyane zizwi rwose ku bijyanye n'umunara w'Ibabeli. Itangiriro 11 duhere ku murongo waho wa mbere. Bibiliya itubwira neza inkuru y'aba bantu, kandi bano bantu iyo turebye neza ntabwo tubona ko bumviraga Imana, ntabwo tubona ko bakoreraga Imana, ntabwo tubona ko bari kumvira icyo ijambo ry'Imana ribabwira. Ariko aba bantu bavuze mu ndimi, ndetse wareba ukabona ko bijya gusa rwose 100% n'ibyo abantu bakora mu materaniro yo muri iyi minsi ya none. Bibiliya iratubwira ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemwo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamwo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi. Imana yacu idufashe, kandi Imana yacu itugirire neza. Nubwo nsomye imirongo myinshi, ariko nashakaga uyu murongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Haruguru haratubwira neza uburyo abantu banze kumvira icyo Imana yari yababwiye. Uribuka neza ko Imana yarimbuje isi umwuzure mu gihe cya Nowa, isigaza Nowa n'abantu bandi 7, ubwo bose hamwe bari abantu 8. Hanyuma aba bantu bose uko ari 8 baje kubyara, barororoka. Bamaze kubyara bororotse, Imana nk'uko yari yabibategetse, yari yavuze yuko bagomba kubyara bakororoka, bakuzura isi, bagakwira ku isi hose. Bano bantu bo baravuga bati, oya, ntabwo dushaka kujya hirya no hino, ntidushaka gukwira ku isi. Ibyo Imana ivuga ntabwo ari byo dukora. Turashaka kuba hamwe,
turashaka kubaka izina ryacu, turashaka gukomera, turashaka ko tumenyekana, ntabwo dushaka gukora iby'Imana yavuze. Hanyuma baribwira bati reka twiyubakire, twubake rwose, twubake n'inzu ndende, nishaka izagere mu bicu, izagere no ku Mana. Mu yandi magambo bari bashatse guca inzira yabo. Ibi rero ntabwo byanejeje Imana. Ni nayo mpamvu hano ku murongo wa 7 Imana yabaciriyeho iteka. Ndavuga ngo reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo, tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Urumva uwo munani ukavuga ngo Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Hano ndabona abantu bavuga mu ndimi, ariko ku buryo buri muntu wese wo muri bo atashoboraga kumva ibyo buri muntu wese wundi wo muri bo avuga. Mu yandi magambo bavuze mu ndimi zinyuranye. Uwiteka yafashe ururimi rwabo rumwe aruhinduramo nyinshi, ariko benshi batazi. Urumva, niba tuvuge urugero, ururimi bavugaga ntabwo ndarukoraho ubushakashatsi ngo menye urwo ari rwo, ariko wenda reka tuvuge nk'uwaza hano mu Rwanda agafata ikinyarwanda cyacu akaba ari cyo yahinduyemo indimi zose zo ku isi. Magingo aya ngaya tuvugana, namaze kubibwirira ko indimi nyinshi cyane 99.999 by'indimi zo ku isi ntabwo nziza. Yewe uretse no mu isi, no muri Afurika ntabwo nziza. Ariko hari abanyabwenge banduta bazi indimi nyinshi, ariko nabo ntibahamya ko bazi indimi zose zo ku isi. Bano bantu rero nabo hari uwagiraga gutya kumva uvuga ururimi nk'urwo nawe arimo kuvuga, akajyana n'uwo undi akumva ururimi agasanga niwe wenyine akigendera. Mbese bose bakwira imishwaro kuko bavugaga indimi zitumvikana, kandi nta muntu wo kuzisemura wari uhari. Bityo baratatana, bazamwe ibice. None ndagira ngo twibaze, ese ibi ntibyaba bisa nibiba mu madini hirya no hino? Kuko nta wumvaga undi, yewe nta n'igitangaza cyabaye uretse gutatana gusa bakareka ibyo bakoraga. Nta n'umuntu wahindukiriye Imana. Urumva, muri make bavuze indimi zitandukanye kubera ko basuzuguye Imana, kandi kuko bari mu gasuzuguro nta musaruro mwiza byatanze. Ndagira ngo nsoreze ku cyanditswe kiri hano mu Bakorino ba mbere igice cya 14, nkwibutsa ko turi kureba ku kuntu cyangwa se ku mivugire y'indimi ziriho muri iyi minsi mu matorero cyangwa mu madini agiye atandukanye. Abakorino ba mbere igice cya 14 uhereye ku murongo wa 23 haduha gahunda ikwiriye kuba mu materaniro y'abera, cyangwa se amateraniro y'abakijijwe, cyangwa nkoresha ijambo mu materaniro y'abana b'Imana. Bibiliya itubwira mwaya magambo. Abakorino ba mbere igice cya 14 duhere ku murongo wa 23 haravuga ngo nuko rero itorero ryose iyo riteraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana, hakinjiramwo abatarajijuka cyangwa se ubwona cyangwa abatizera, ntibazavuga ko musaze. Uri kumva? Murateranye da, muri itorero da, none murimwo muravuga mu ndimi zitamenyekana. None utizera niyinjira ntazavuga ko mwasaze. 24 ariko bose niba bahanura hakinjira utizera cyangwa injiji, yakwemezwa ibyaha bye na bose, akarondorwa na bose, ibihishwe byo mu mutima we bikerurwa, maze yakwikubita hasi yubamye akaramya Imana, kandi akamamaza yuko Imana iri muri mwe koko. Mu yandi magambo,
utizera aje agasanga hari kuvugwa ijambo ry'Imana, yakwizezwa ndetse akihanishwa n'ibyo muri kuvuga. Ariko noneho reka twegere hepfo ku murongo wa 26 turebe gahunda ikwiriye kuba mu materaniro, kuko nk'uko nabivuze ntabwo ari icyaha kuvuga mu ndimi. Oya, uvuze mu ndimi ntabwo ari wowe wa mbere waba uvuze mu ndimi, nta nubwo yaba ari wowe wa nyuma uvuze mu ndimi. Oya, ariko se mu materaniro bikwiriye kugenda biti? Icya mbere twabonye ni uko ku munsi wa Pantekote hari uko byagenze, hari ibyaranze uriya munsi, hari ibyavuye mu kuvuga mu ndimi kw'abizera. Ibyo reka tubishyire ku ruhande da, gusa icyo nkubwiye cyo ni uko ukwiye kubigenzuza ibyo abantu bakora, haba aho ngaho uteranira cyangwa se aho ugenda unyura mu gihe tukiri kuri iyi si, ukareba ese koko ibi ngibi bihwanye n'ibyo ku munsi wa Pantekote. Bano bantu ko bambwira ko ari abapantekote, ibyo bakora bisa n'ibyabaye ku munsi wa Pantekote cyangwa n'ibyabo ku giti cyabo. Hano twabonye mu itangiriro igice cya 11 twabonye ko ku munsi Imana yasuriyeho abantu, yari yarabwiye ijambo ryayo, ikabaha gahunda y'ubuzima, iti mugende mujye mu isi yose mubyare mwororoke. Bavuze bati oya, naho tujya turagoma muri iki kibaya, tuhubake amazu maremare, twiyubakire n'izina rwose tumenyekane, ntago tujya gukora ibyo uvuze wa Mana we. Imana irabahana, nabo bavuze indimi zitamenyekana. Haje amacakubiri, nta gikorwa cyakomeje kuko hari akavuyo. Umwe yabwiraguye ati yewe gutya na gutya ntabyumve, undi yabwira undi ati gira gutya ntabyumve. Birivanga, baratatana, ariko byatewe nuko batumviye icyo Imana yababwiye gukora. Rero nkaba nibaza ngo ese ni hehe muri ibi byanditswe haba hasa n'ibibera mu madini? Ese ibibera mu madini ntibyaba bisa n'ibyabaye i Babeli, ku munara w'i Babeli? Wenda hari nabandeba nabi, uzagenzure neza urebe maze nawe umenye ukuri. Bibiliya iratubwira rero hano mu byakozwe mu Bakorino ba mbere 14 ku murongo wa 26 ngo nuko bene data iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo, urumva ko kuririmba rwose ni sawa, cyangwa amagambo yo kwigisha, ufite rwose ijambo Imana yagushyize ku mutima, ni sawa mu materaniro. Cyangwa ururimi rutamenyekana, rwose umwuka wera guhaye ururimi rutamenyekana, ni sawa. Cyangwa amagambo yo kurusobanura, ibi nabyo ni sawa. Urumva ko hari impano yo kuvuga ururimi rutamenyekana, hari n'impano yo gusobanura ururimi rutamenyekana. Nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke. Ngiyi impamvu imwe rukumbi izi mpano Imana itanga, yewe ushobora no kubona hano mu Bakorino ba mbere igice cya 12, Imana izitanga kugira ngo zikoreshwe kubw'impamvu imwe, ni ukugira ngo itorero ryunguke. 27 niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge babiri cyangwa batatu badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanure. Mwene magambo, mu materaniro koko kuvuga mu ndimi si icyaha, ariko dore gahunda yari ikwiye kuba mu materaniro: havuge babiri cyangwa batatu badasaga, kandi nabo ntibavugire rimwe, ahubwo bavuge bakurikirana, niko biri tubwira. Noneho kandi nubwo bavuga bakurikirana, ntabwo umuntu aza ngo atogote gusa ibintu abantu batari kumva, ahubwo akwiye kuvuga hari umuntu usobanura. Reba neza, kuko Bibiliya nitubwiye ngo abivuge anabisobanura. Oya, akwiye kuvuga hari usobanura. Yewe Bibiliya ikanavuga ngo ku murongo wa 28, nihaba hatariho usobanura. Urumva, ibi bikuyeho urujijo rwo kuvuga ngo ushobora kuruvuga ugasobanura. Oya,
nihaba hatariho usobanura, niba wumva ushaka kuvuga mu rurimi cyangwa se wumva umutima hari ikintu kigusunika ngo uvuge mu rurimi rutamenyekana, banza umenye niba hari usobanura. Niba nta muntu uhari wo gusobanura, Bibiliya yavuze ngo uvuga ururimi acecekere mu iteraniro, aceceke rwose, yibwire kandi abwirire Imana mu mutima we. Ikintu cyo Bibiliya ivuze ntabwo ari icyo Sadoki yivugira, ntabwo ari igitekerezo cyanjye, ni igitekerezo cya Bibiliya. Niba rwose nta muntu uri busobanure, yewe muntu, indimi zawe ntabwo ari icyaha, ariko zivugire mu mutima wawe, wibwire ubwawe ndetse ubwire n'Imana mu mutima. Nicyo Bibiliya tubwiye. Mu materaniro ho icecekere. Niba uri mu gihuru nta kibazo, niba uri iwawe nta kibazo, ariko mu materaniro oya, wibikora, kuko ntago Bibiliya ibyemera. No guhanura nako abantu bakwiye kugira umucyo w'ijambo ry'Imana. Nabo bavuge ari babiri cyangwa batatu, abandi babigenzure. Mu yandi magambo, ntabwo abantu bose bakwiye guhaguruka oya, habeho gahunda mu materaniro y'abera. Noneho rero ikibazo kikaza ari iki ngiki, kuko urebye hano hepfo ku murongo wa 33 haratubwira ngo kuko Imana itari iy'umuvurungano ahubwo ari iy'amahoro. Imana si iy'umuvurungano ahubwo ni iy'amahoro. Ntabwo amahoro yaba rero hatari ubwumvikane, ntabwo amahoro yaba abantu bataziranye ku biri kubera mu iteraniro barimo. Umwe avuze ibi ntawe ubyumvise, undi avuze ibi ntawe ubyumvise, undi avuze ibi ntawe ubyumvise, uretse kwishushanya. Amena bayivuga gute batazi bivuzwe? Bibiliya ni nacyo itubwira. Urugero, nusenga mu rurimi ntarimwo kumva, ni gute nzavuga amena ko ntari kubyumva? Ikindi, none se kuki usenga mu rurimi rutamenyekana nkabyumva, kandi Bibiliya yakubwiye ngo rwose niba hatari uri burusobanure, sengera mu mutima wawe. Wakoze icyo Imana ikubwira, wabaye umupantekote nyawe, ugakora icyo umwuka akubwira mu ijambo ry'Imana, ugasengera mu mutima. Ndabinginga mureke tube abantu bakora iby'ijambo ry'Imana rivuga. Turebe icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo. Mu materaniro dukora icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kuko Imana atari iy'umuvurungano ahubwo ari iy'amahoro. Dukwiriye kugira ubwenge. Umupantekote nyawe nyakuri yari akwiriye kumera nka Petero. Ibyo akora kuko yuzuye umwuka wera bigatera abantu gukizwa. Petero yuzuye umwuka wera, Matayo yuzuye umwuka wera, Yohana yuzuye umwuka wera, abantu ibihumbi n'ibihumbi barakizwa. Mbese kuzura umwuka wera kwawe gutera abantu kumva ibitangaza by'Imana cyangwa gutera abantu urujijo? Ibaze, kandi nubona hari aho wanyuranyije n'ijambo ry'Imana, umwanya wawe n'uyu nguyu kugira ngo ukore icyo Imana igushakaho. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze, Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, nibyo ari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaba uririmba imbabazi